muraho neza, amazina yanjye banyita Denise. Mbanje kubasuhuza, tugiye kubana aka kano kanya, ngiye kubabwira ibintu 10 bigaragaza yuko umukobwa agukunda. Ikintu cya mbere nyine ni uko ubona kwitayeho, ubona nyine ushobora kumugera imbere wowe ukahita ubona nyine we arahindutse ukabona emotion, ukabona arakwishimiye, nyine ukabona akwitayeho, akazajya kureba akisetsa. Nibyo bintu bigaragaza yuko nyine umukobwa agukunda. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri ni uko nyine wowe ibyo umuganirije byose arabyumva, akakugira inama. Nyine we umukobwa aba yumva yakora buri kimwe cyose kugira ngo we urukundo rwawe nawe ataza kurubura. Ikindi kintu cya gatatu wakora kugira ngo umukobwa agukunde nk'uko ubishaka. Nyine abakobwa twebwe ukuntu tumeze, iyo weretse umukobwa ko umwitayeho, nyine ubona mwarakundanye ukamwereka ko umwitayeho, kumwitaho si bya bindi byo kumushyigikira mu mafuti, mu bintu byose by'amafuti, wapi. Umukobwa ugomba kumwereka igitsure cy'umuntu umukunda, wowe ukajya umugira inama, ukamera nyine nk'umubyeyi we ukamugira inama, kandi kuko iyo umuntu agukunda bya nyabyo akugira inama, kandi inama yubaka. Icya kane ni uko nyine umwitaho ukamukorera buri kimwe. Murakoze cyane, ibindi tuzabigarukaho kandi mujye mukomeza kudukurikirana. Murakoze, mugiriwe ibihe byiza, naho ubutaha, turabakunda cyane.